Nimba uri umusore cyangwa se umukobwa umva aya magambo ngiye kukubwira akurikira, ujya utekereza ko sheri wawe bazamujyana cyangwa se atagukunda. Ikiruta byose ni uko ukwiye kumenya ko aka kanya umuntu ugukunda ntawe uzigera amutwara, kuko si itungo bazajyana, nta nubwo ari itungo bazaragera mu gisambu kugira ngo uzasange ryaciye ikiziriko ku buryo uzarizwa n'uko umuntu yawe yagiye. Ikindi cya kabiri, hari abantu benshi nzi bakunda kumbwira ngo yaratwanze. Umuntu ugukunda ntabwo yegera kwanga na rimwe, kabone n'ubwo yabikubwira gukinisha abagira ngo arebe ko wahinduka. Ikindi cya gatatu gikurikiraho, mu gihe uri gukurikirana Bombo Karate ku rubuga rwanjye rwa YouTube, kora subscribe kugira ngo video zanjye zose zizajye zikugera ako kanya. Igikurikiraho, nimba wirirwa umpamagara umbaza ubusa ngo uyu muntu ngo ni sheri wanjye cyangwa se ngo umuntu turakundana, umva aya magambo, menya ko nkufata nk'umusazi umaze imyaka 5 usaze waravuye indera. Jemba mbona ubura kwirukanka ku buryo wiri gufata umwanya wumbaza ubusa. Icyo ni icya gatanu. Ikindi gikurikiraho, menya yuko ntago nitaye ku bibazo byawe nimba wirirwa unyirukanka inyuma ngiye ntagufitiye umwanya. Wikongera kugira indi message nyandikira cyangwa se umbaza ubusa mu gihe ubona ko ibyo nagushubije ari ukuri. Ikindi cya kabiri, nimba nagukeneye mu buzima bwawe ntago ari ngombwa ngo ukomeze umatiriza. Ayo nta magambo ushobora kumva akaba yagufasha. Ikindi cya gatatu, mu buzima bwawe ugomba kuzirikana niko umuntu ugukunda wawe ntazigera ajya, utazigera umwirukankaho cyangwa utazigera umubwira ngo isi urankunda. Bishatse kuvuga ko ibyo nkubwiye ariko kuri mu gihe umuntu agukunda atakwigera ajya kure yawe. Bamwe mu bantu bagiye bavuye mu buzima bwawe nuko babashije kuba bakubeshya, nyine babonye ko batagukeneye bakagenda. Aya ni amagambo utasanga ahandi uretse kwa Bombo Karate. Abantu munkurikira utarakora subscribe, ese ariko mwakoze subscribe, menya ko nta muntu witaye ku bibazo byawe muri ino si mu gihe wowe ubwawe utabashije kwiyitaho. Ibi ni ibintu bibaho mu buzima, ko ushobora kuba witaye ku bibazo byawe ariko nta wundi muntu ukwitayeho. Ikindi gikurikiraho, menya ko nimba wirirwa umvugaho amagambo atari meza, ngewe nta mwanya mfite wo kumva amagambo wirirwa umvuga mu gihe mbona ko uvuga amagambo apfuye amaso. Ngiye nkora akazi kanjye, sintaha iwanyu kandi simarara. Menya ko ikindi, nimba twarakuranye cyangwa se unyemeraho ngo ndusha amafaranga, ayo mafaranga yawe azagenda nanjye nkabona yanjye. Ikindi cya kabiri, menya ko ntakwiyemeraho ngo ndi umukire cyangwa se nkora ikinyamakuru cya mbere gihenze, kuko ibintu bihinduka muri ino si. Uwakuganye akennye ejo ashobora kukugana yakize, ahubwo akwigisha uburyo ushobora kubona amafaranga. Ndetse nawe wari ukize ashobora kuza akennye ukaba wamufasha mu gihe wari ugeze mu rwego rwo hejuru. Menya ko ubuzima bwose ubayemo, yaba wari ukennye, yaba wari ufite akazi uri umushonji cyangwa se ukaba warakabonye, udakwiriye kwiyonera kuri ba bantu mwakuranye cyangwa se ba bantu mwabanye. Hari abantu benshi bantangaza mu buzima, ugasanga nk'umuntu muri relationship muramenyanye murakundanye, ariko yahura n'abandi bantu ugasanga yibagiye ibihe byiza mwagiranye. Menya ko ibyo ngibyo ari ubugoryi, ari n'ubucucu mu gihe ukora ibintu bimeze gutyo. Nimba ukunda umuntu cyangwa se mwarabanye, bishatse kuvuga ko ari wa muntu mwanyagiranywe mu mvura, menya ko ukwiriye kugumana nawe mu bihe byawe byose. Nimba ari ubukene umubonaho, menya ko igihe cye kitaragera amafaranga azayabona. Ikindi cya kabiri gikurikiraho, nuko umuntu uwo ari we wese mu gihe mwanyagiranywe imvura ashobora kumenya uburibwe mwahuye nabwo, ntazigere yibagirwa ibihe byiza mwagiranye. Ikintu abantu turi mu isi tutazajya twibagirwa ni abantu batugirira nabi cyangwa se bindyarya mu buzima bwacu. Menya yuko 1/2 cy'abantu batuye isi babaye abahemu. Ukwiriye kugendana na wa muntu ugufitiye agaciro mu buzima bwawe, umuntu ubona ko ntacyo akumariye ukamureka. Menya ko nanjye nimba ubona ko ntacyo nkumariye, wakagombye kuba warandetse kera. Sinzi impamvu utarandika mu gihe wabonye ko nta kintu nkumariye. Hari abantu rero bakomeza bikurura ku muntu kandi umuntu ubona ko atagiye ari mu buzima bwawe ndetse yaguciye amazi kera. Bishatse kuvuga yuko ngewe mu gihe nta mwanya ngufitiye, ukwiriye kubibona mbere yuko mbikugaragariza. Ntabwo ari ngombwa ngo umuntu akwereke uko ateye cyangwa se akubwira amagambo akubabaza mu mutima wawe. Ukwiriye kumenya ubuzima bwawe, ukamenya buri kimwe cyawe mu gihe uri muri ino si. Hari abantu benshi babaye muri ino si batazi ko iyi ari isi tubayemo, bakagira ngo babaye muri paradise, kandi iyi si igomba kukubabaza ndetse ikanagushimisha. Mu gihe wumva aya magambo agushimishije, sharing iyi video. Mu gihe wumva yakuryoheye cyane, kora subscribe kugira ngo ninya nkora video izajye kugera ako kanya nkuko nyikoze. Njyewe abanzi ntago bangereranya. Benshi banyita Bombo Karate, ariko siyo mazina yanjye.
nza mu kiganiro kugira ngo mbabwire ibyabafasha mu buzima kugira ngo mumere neza. Benshi mpura nabo bambwira ko benshi mu bantu babanye muri relationship babanze nta kintu babagejejeho. Menya ko nimba ufite umuntu wiri guhatiriza urukundo, wiri guhatiriza umwereka ibintu byose ko bishoboka, nta mwanya azigera kugaragariza kuko umwihambiraho cyane. Ni ibintu bizagufasha mu buzima bwawe ko uzita ku muntu kwitaho, ariko umuntu utakwitaho ntuzajye kumwirukanka inyuma. Menya ko wa muntu ugukunda atari ngombwa ngo umwereke ko umukorera buri kimwe kugira ngo yishime. Ikintu gishimisha umuntu mu buzima ni ukubona ibintu byose umukorera bimushimisha. Nimba ugira ubwoba ko umuntu wawe ari umuntu w'agaciro cyangwa se bagerageza kumujyana, ikiruta byose ni uko wamureka bakamujyana, kuko umuntu ntabwo ari itungo bajyana mu kiziriko. Jewe murambi babwira ko buri kimwe cyose wakora ku muntu utagukeneye utakwigera wishima mu buzima bwawe. Hari abantu benshi batekereza ko kuba muri ino si ari ugufashanya. Yego nibyo babitekereje neza. Kimwe cya kabiri cy'abantu babaye muri ino si usanga abantu benshi bafashanya mu bibazo bya buri munsi, ariko benshi ntibatekereza yuko ubu muntu bwarangiye.